mushaka hajye mu babiri ati mumpe imbunda mutware ibyo mushaka. Imbunda se azazikoresha icyo azaza abwira abawazarenda ati mufate imbunda FDL mufate za drone zaje none mubarye mubakora icyo mushaka. Ariko igihombo we ntacyo afite kuko we bazaba bari muri ibyo, arimo kwiba, arimo kunyereza, umuryango we urimo kubaho neza. Aho niho abanyafurika tubera, bamwe na bamwe mu banyafurika aho niho tubera ibinazi, aho niho tuba ibicucu bitahinduka, sibyo? Kuko ukaba utanabara ikirere, ukaba utabara n'intambara urimo aho yerekeza, urimo kujyanamo, ese arimo kukurwanirira cyangwa arimo kuyigushora? Iyo abaza kuba arimo kubarwanirira yari kuba arimo kubaka igisirikare cyarinda n'ababyeyi babo, ariko arimo kuvuga ati n'abasivile n'umujura n'umusazi. Yewe nanga u Rwanda, va muri mabuso, ntago bareba ko wibaga, ntibareba ko wishe. Fata imbunda, genda ushakisha amafaranga. Nuko nyine arimo kubaka abakongomani, ariko ugoye uruha nuriya M23 urimo kurokora abo bantu, urimo gukiza bene wabo, urimo kurwana n'abo basazi bose, akarwana n'izo drone, akarwana n'itangazamakuru ryahawe amafaranga kuko tumarane, turi abanyafurika nyine, agahabwa ibyo bihugu byo ku isi byicara muri UN bikirengagiza ko hari amasezerano areba impande zose. Bata amasezerano nta u Rwanda turufatiye ibihano, barenze ku masezerano kandi amasezerano arareba impande zose. Nuko nyine duhoramo nk'abanyafurika. Ariko ubabaje ninde se baho? Mwanta Yego. uko biri kose twavugaga, njye nazamutse ku bibazo by'ibibazo biri kubera muri kariya karere ka Sahel, ariko muri rusange Afurika, nk'abanyafurika dufite ibibazo biri kubera muri kano karere kacu k'ibiyaga bigari, ibibazo biri kubera muri Somalia, ibibazo biri kubera muri Sudani, ibibazo biri na Sahel yari maze akanyerega bitari bisubiyeyo, birongeye birabyuka. wenda ukurikirana ibibazo bya hariya hantu, biriya bibazo bihoraho, biriya bibazo byo mu karere ka Sahel wenda hari igihe bigira gutya bigasa nk'ibitujemo, ariko iriya mitwe bisa nk'ibisinzira, ariko imitwe biri aho ngaho yiorganizinga. Ariko ibibazo Afurika dufite, reba bino bibazo bya xenophobia biri kubera South Africa, bino bibazo biri gututumba nyuma byo muri Mozambique, kuko urebye mu buryo bwagutse bino bibazo ubona ko ingabo zacu zizava hariya rimwe na rimwe nizihava, none uzahita ubona ikintu kizahita giturika, iriya mitwe y'iterabwoba izahita yongera yigarura Mozambique na za Totari n'iki. Rero njye icyo nari ndi kuvuga ni kimwe, uyu mugabo ibibazo muri kuvuga ngo yahawe ubushobozi ngo na Afurika ngo ayikurire, ibyo donc singyitayeho, ariko uyu mugabo nta bushobozi. Uyu mugabo tujye tuvugisha ukuri, sibyo kuko uri mu buryo bw'iyi mihanda wa mugani yanyu, ukuri mu buryo bw'amategeko, uburyo ntabwo ubundi uko ni kubaho. Uyu mugabo dusubire CNDD ifata kino gihugu cy'u Burundi, uyu mugabo yari mu ntoki, yari umuntu muto aho ngaho, niyo bavuga ngo ari uyu umutunzi niyo waza aravuga ngo komanda bari kamanda. Sorry for that, njye ntabwo njya nubaha ku mukuru w'igihugu, njye ndamwemera nk'umukuru w'igihugu, ariko njye ntabwo njye nemera ko n'umugabo yabaye umusirikare. Numva ngo ni jana y'amajoro, ariko maze igihugu yagifasha ate? Ntabwo akiyoboye se no umva kanjogera, wenda tujye unambabura ngiye ndi kuganira nibwo twaduhuje ukwemera, ariko ntabwo CNDD yigeze ifata igihugu. Tujye dusoma amateka, nta masezerano yabayeho, nta n'ibutike, nta n'agacimbiri, nta n'umuferege, nta masezerano. Tujye tuvuga ibintu, n'amasezerano yarusha Mandela mu ntoki please, evidence iragaragara. Ntabwo bigeze bafata igihugu, ntabwo bigeze bafata igihugu. Ibyo ngibyo nuza kubinyumvisha. Gifitwe nande? Tell me. gifitwe na FDLR.
baho ese nta kibazo arimo guteza mu minembwe? Subiza icyo kintu. Nta kibazo arimo guteza mu minembwe nimba nta gikomeye bushobozi. gikomeye ahubwo please Ubwo se muze ko afite ubwo kugetinga bushobozi bwo amapoints, guteza akajagari mu minembwe? muze kumva point yanjye, nimuze kumva ibyo Oya munavuze nyine turagira ngo uko kuri aba ariko dusobanukirwa. kuri Sibyo? ko Nimba yashobora guteza ikibazo mu minembwe, nihe handi atagiteza se mu bugambanyi cyangwa mu makuru yo kugamba yo guteza ibibazo? tugerageze tuganire kandi Yego nyine niko wowe tugabanye ushaka tugabanye gufata isukari. ngo yapureyininga, yakora iyo ntambara, yagira ikivuya. Tandukanya kuba yakora iyo ntambara yo muri Sahel, ariko ashobora gusanga ibintu bya Sahel bituje, yarangiza amakuru ye akaba yabyutsa biriya byose, none se kuko ari Nkotanyi cyo niba kiba gikurikirana cyamujyanye. bino bibazo bya Sahel. ngabo reka tworoshye ikintu. Uyu mugabo ibyo avuga ku rundi rumwe ngenda ndamwumva, ariko wenda uburyo ari kubisobanuramo nibwo buryo butari kumvikana neza, ku wenda bamwe mukamwumva mu ruhande rutari rwo. We nkawe arashaka kwerekana ko Ndayishimiye nta bushobozi afite, kandi koko nta bushobozi afite pe, ariko twibuke ko nanone nubwo adafite ubushobozi afite abarimo kumukoresha bafite ubwo bushobozi, we ababereye nk'igikoresho. We ubwe no ku giti cye nta kintu cyemezo yafata cyangwa yatekerezaho ku giti ngo akore ngo agire, ntabwo yabishobora. Ariko kubera ko afite abantu bamubakinze, aribo bamubwira ati kora iki, byagenda gutya akamubwira ati hindura gutya, niyo hawe ubushobozi abukura. Noneho bigendanye n'uko abo bamukoresha wowe uremera ko bafite ubushobozi. None se Kama wenda wowe warugerageje Kamari yaragerageje kunyumva. Abanyarwanda twajya tuvuga ngo aho kwica gitera ngo ujye wica ikibimutera. Ikibazo ni gitera, ni ikibimutera. Uyu nawe n'ubu ndagitera ajyana n'ikibimutera, bose baragendana. Gitera n'ikibimutera. Se gitera ko twamuretse, icyabimuteraga nacyo kikagendera kikadusigira gitera, gitera yadusigiye iki? Nta gitera nta n'ikibimutera, bose bigendana rimwe. none se niba numvise neza kuvuga ngo wenda ngo ikibazo ngo ntabwo ari gitera, ngo ikibazo ngo ni ikibimutera. Ubundi se uriya we umuntu nka perezida w'igihugu ntabwo ari umwana ku buryo bashobora kumubwira ngo kuri ibi ngibi abona ari amafuti cyangwa se abona ari ugana ngo agenda bukora byemere kubukora. Uwaba umushuka uwo ari we wese, uwaba umukoresha uwo ari we wese, umuntu muzima ntabwo yakakubwira ubushobozi buke afite bwo kutamenya igikwiye, ari nacyo Exactement. Kamari urukundo batabumvisha point ya wanyumvisha. Buri bushobozi buke bufite gutuma umuntu akora amabara. Ariko ntabwo bivuga ko atari ikibazo. Kandi ugira ntacyo ashoboye, ntabwo ari ikibazo. Mwebwe muri gufata umuntu mukamuha ubushobozi adafite. Ntabwo twamuhaye ubushobozi, ari guteza ikibazo. Mukumva yuko ari we master planner. Ikibazo yateje, twamuhaye ibye yateje. Mwebwe muri kumva ubugambanyi, niko kugambana twamuhaye. Erega kugambana mu bintu urimo ntabwo kugambana bisaba ubushobozi. Fashe kuri muntu ari we master planner. No, we did not. Oya ntabwo ari we master planner, ahubwo yagambanye, yatanze amakuru ahavuye muri Mali ubu ikibazo cyabaye. Aratumwaga kuri byatuma. Si wabivugaga ko ashobora kuba twabivuze, yasuye Traoré kugira ngo atange ubugambanyi, noneho avuyeho nyuma y'iminsi 2 intambara yongera iraduka hafi noneho n'umujyi wa Bamako, kandi intambara ikaze irimo kumvikanamo ibisasu bikomeye. Kuko havuye sibyo twabanje kuvuga se, kagenda si yabivuze ejo bundi, sinabivuze haciyemo umunsi kagenda bivuze. Ubu se ko bikurikiranye, nuruhurirane se rw'ibintu birahuriranye, cyangwa twari twabanje kureba hari icyo twabonye, hari icyo twavuze, none birakurikiranye. Oya Nkotanyi rero wibikereza, Nkotanyi na Kanjogere bimwe uri kuvuga nibyo. Umuntu kabone nibwo bamukoresha ntago bikuraho ko atateza ikibazo mu karere ndetse no muri Afurika. Ni ikibazo muri kunyumva. Ntabwo wavuga ngo nta bushobozi afite kandi ari mu guteza ikibazo, afite abamukorera. Byo ni ikibazo byo kabisa muri kano karere, byo byonyine. Noneho uretse n'ibyo by'ubugambanyi Nkotanyi ari kuvuga, reba tugaruke na hano iwacu. None se ugira ngo nk'ibi ngibi bimaze iminsi biri kuvuga ko ari gutegura igitero ku Rwanda, nabyo wavuga ko bidahari se?
ko nta bushobozi abifitiye. Wenda ubushobozi navuga adafite ubwo ko yatera kino gihugu ngo wenda ngo agire ngo agihungabanye, nuko ariko yatsinda ubwo gutsinda ngo byamugoye wenda ngo ariko atsinde gutera no kubitegura byo arabishoboye. ariko gutegura ibyo bintu byose byo birahari pe, arabishoboye. abishaka kandi afite ababishobora kubimushoboresha. You see the problem. Ikibazo ntabwo ari ku bushobozi bwe n'ubwenge bwe tuvuge ngo ntabyo afite, ariko afite abamukoresha. Ibyo bivuga ngo igikoresho kirakoresha, ariko cyicaye ntawe ugikoresheje ntacyo cyakora, ariko hari abamukoresha kandi bafite ubushobozi. Ya icyo cyo ni ukuri. ubwo se Mukomeze ikintu cyo abagabo. kiriho Byo byonyine ikintu cyo kiriho kama ejo bundi sinabikubwiye amakuru asohoka ahubwo ngiye numiwe kabisa. Ubu nahise mbona ko kabisa bya bindi wavugaga byari ukuri. sinabikuganiriye ko uyu mugabo yagiye kugambana kandi nshaka kubibwira abantu. Twaravuganye pe, ndabikubwira ati uyu mugabo ntago yagiye, nta kintu cyamujyanye hariya. Aranakora na pano kabisa. Sinabikubwiye mbere yuko biba, nta kintu cyamujyanye usibye kugambana. Ariko ngiye ndumiwe ngiye kureba nsanga ebana ahubwo intambara ukuntu irimo kuvugwa n'ukuntu yahise itungurana ikaza itunguranye nyuma y'iminsi 2 uriya mugabo avuye hariya. Ahubwo nahise mbona ko uyu mugabo ashobora kuba ari icyorezo. Ngabo uzi ikintu nkeka ubugambanyi ashobora kuba yarakoze, ni ukuvuga ngo ntabwo wamenya ubugambanyi, amakuru makeya gusa ni ugukeka bitewe n'ibyabaye. Bishoboka ko uyu Ndayishimiye ashobora kuba yaragiye muri bariya baperezida agiye kubereka ko urumva hari ibibazo kugira ngo bagire iki, barebe ubushobozi bwabo aho buherereye, babone noneho n'ubundi bazamuhirikira. Uzi ko bashobora kugaba kino gitero bashaka kureba ubushobozi bw'abo bantu uko bungana. Reka nkubwire n'andi makuru yatanga, sibyo? Wageze imbere y'umukuru w'igihugu ukabona umwuka we afite, ukabona wenda hari ibindi ahugiyemo, ntabwo ahugiye mu kurinda cyangwa ingufu cyane kuko amaze igihe wenda atarwana n'iyo mitwe, noneho we ahugiye mu guteza imbere, hari ibikorwa byo guteza imbere igihugu, kandi muri ino minsi wabonaga ko Tarawura ari byo ahugiyemo cyane, imishinga myinshi. Noneho kuko batamwinjiraga cyangwa hari uburyo yashizeho inzitizi bwo kuba hari amakuru babona n'igihe cyiza cyo gutera, akaba yagiyeyo akaba yatanze ayo makuru, noneho bo bakamuvizira ari muki bahugiye muri ibyo. Ayo makuru aba afite agaciro cyane, aba afite agaciro arenze, ni nabyo urebye yakoze, ni nayo mpamvu ubona babaye nk'abatunguwe, bisa nkaho babariyambushe, sibyo? Baratunguwe. Ntabwo twayiteguraga ino ntambara y'aka kanya ya Sahel, twabonaga ko zimaze igihe, ariko bari barabaye nk'abakubita iyo mitwe, basa nkaho bayicubije ukuntu iyo mitwe ibura uburyo yakongera gutera. Noneho ba bantu bashaka bya bihugu baravuga ati ntabwo twashaka akarere gusa, hari n'ahandi dushaka, byose reka tubikorere rimwe. De plan yabo ni ukuvuga ngo reka tubikore mu karere, ariko n'ahandi muri Afurika tubikore, noneho bise nkaho abanyafurika barangariye muri ibyo, hagire plan imwe izemera muri izo zose bafite. Abazungu nuko bakora, bakavuga ati reka dukoresha uyu kuko ameze nk'igikoresho cyacu, jya kwica uriya we nta nubwo avuga ngo ndica nde, ndababarira nde kuko arica minisitiri akamuta mu byatsi, ati nta accident ntawe uzambaza, akajya mu minembwe agatera drone, ntawe ati muve kuri uwo musozi kuko babaye babana bavuna umuheha bakongezwa undi, sibyo? Tuzatuvuga abantu n'ububi bwabo n'imyifatire yabo n'akajagari n'intege nkeya zabo n'ibyago bateza abantu. Ntitukajye tubabarira ngo tunanere ni perezida kuko ni perezida, ariko bakajagari w'urugomo bari aho ngaho, ibyabo ni ukwica, ni ubukene, ni ubutindi, ni intambara. Bese ntacyo bafite barimo kuruhira, ntacyo bafite barinda, ntacyo bafite bateza imbere, haba mu bihugu byabo ntibitaye ku baturage, haba mu terambere ntabyo bazi,
haba aho isi igeze ntibayitayeho, haba tekinoloji ntubabaze, haba imihanda wapi n'ibibareba, ibitaro nibashake bicwe n'ibyorezo. Urumva bo ibyo bitayeho ni intambara, abantu gupfa, ibintu by'akajagari, inzangano, speech, ibintu byose. Ni uko nguko batuzaniye abantu, abo nibo bayobozi bari i Burundi na Kongo, nibo bantu dufite ngo nibo banyacyubahiro, nibo. Ariko uwacu ararwana hariya, akarwana iy'umuhora, akarwana iya Afurika, akarwana iy'inaha, akarwana iy'ubukene, akarufata hariya. Uwo niwe uvunika, uwo niwe urimo kurwanira abo banyafurika. hahise undi we ubona akora iki, baramutumira ahantu ngo azane abashoramari muri Afurika, ati Afurika mushore mu ndagara, sibyo bizazamura Afurika. Ugomba ubwo ibyo abwiye abazungu cyangwa abo bashoramari, mushore mu ndagara n'amasamaki, nimudashoraho mubyihorere, sibyo. Ntago Afurika ibi bayitayeho, haba mu mvugo haba mu bikorwa bakora. Nabo bantu dufite, nabo ngabo tuvuga, babandi bitwa imbombo bavuga ngo baje kuvugira izo wazarendo, ziravuga ngo beto wabo nuwo, sibyo. Ariko ntabwo dukwiye natwe urubyiruko cyangwa abatoya dukwiye kugendera muri uwo mwanda. Dukwiye kugira icyo tuvuga, tugakangura abantu, sibyo. Byaba na ngombwa abo ngabo bagenda bakaza ibyo bihugu bikabona abandi bashoboye, bagira ibyo bahagarika, bagira ibyo bakora, bagira ibyo bateza imbere. Usuri yakora neza, akorera abarundi byose, ahamagara bahunze bagaruke, twaba tumunenga iki se? Twaba tuvuga iki se? Twaba tumugaye iki? Nta gihugu ku isi gishaka gutera Burundi, ntacyo nzi. Nta gihugu na kimwe kibabaye gishaka gutera Burundi, ntacyo. Usibye abarundi yandagaje bagiye kumara imyaka myinshi mu buhungiro, nibo bonyine bafite ikibazo. Urumva nacyo cyumvikana, nabo baramwihoreye, baramubwira, baramuganiriza, ntacyo akora. Ariko nta gihugu ku isi gishaka kugira Burundi. Ariko niwe muntu wahahanye, niwe muntu washashanye, niwe muntu waguze intwaro, wagira ngo isi igiye kumutera. Afite iki? Ararwanira iki? FDLR arayibika, P5 arabikaho, wazarenda akabika. Inkotanyi bira byo kwitwaza ngo bagiye kumutera, ni ukubera umugambi afite wo gushaka gutera u Rwanda, no gushaka ngo kugarura urubyiruko rw'interahamwe Ni wa FDL. mwana muriza, None agashyiraho urwo rwitwazo, ameze nka wa mwana uvuga ngo impyisi iranwaye, impyisi iranwaye, impyisi iranwaye. Baza bagasanga araho, harahuruza, bagiye kuntera, wasanga ugasanga nta muntu umwitayeho. Hari igihe azavuga ko hari igihe impyisi izamutwara agere ku mugambi we. agataka. Rero urari igihe azabivuga yabikoze kakamubaho, nawe agataka ati ese ko ubundi ko yatakaga byagenze gute? Iby'uwihora muhora mu ntambara yo kutaka. Shiduka arimo gukwepera Tanzania, nawe uherutse kubimubwira ati hari igihe wasara ugashiduka gushakisha inzira ya Tanzania. Azaba ashakisha iya bugufi yirukanka. Sinzi nimba namwe ari icyo mwavugaho. Rega Ruto na Museveni baramubwiye nuko atumva, ariko niba ari umuntu yaza kuba afite n'ubwenge aba yarumvishe. Rero yakumva. Nawe mu bantu ushira bawumva uriya arimo. Katwumve umuhungu w'icyo atubwira. Kage tubwira ibya Gari nanjye namubonye, aba afite n'amakuru naza atubwire. Agenda se ko mbona network iri hasi. Agenda ariko namubonye arahari, sinzi impamvu atazamuka. Network iri hasi. yavuze rimwe ahita akomeza kagenda, ariko buriya ahari yagiye kakakire ngo nimba ari yarahari, aracahari. Ndabona yarahari, sinzi niba yatse request. arimo ndamubona hano hejuru. Kagenda arimo, Kagenda wazamutse ukabyara. Arakumva. Kumva uyu muvandimwe nimba ari nose media. Tubone n'umwanya wo kwiyamiriza ibiterahamwe mu Burundi. Abavandimwe menya ibiterahamwe bijya byumva ko, ariko tuzabyumvisha cyane niba ushaka, ariko ntibizanumve.
oya byagiye kwangaza naho ubundi abarundi ariko uguza abarundi uzi ukuntu uzi ibibazo bafite batejwe na ariko njye hari ubu igihe mu muvuga nzego ibibazo zose by'aba i bagabo Burundi kama yaba iya gipolisi yaba iya gisirikare kane nibo mbonera barimo kure kuyobora mbonera kure ni namwe bose ni bamwe kama uwo ni umutwe kama nawe ugiye kumera nk'uw'interahamwe wi na wazarendo ndakumva buriya baho mm? ni ukuri hari igihe muvuga ibibazo by'aba bagabo nkabona murimo kubinenera murabica hejuru aba bantu si abantu n'izina ry'Imana njye nakurikiranye ibyabo intambwe ku mbese nasanze atari abantu ni ukuri kw'Imana ahubwo njye sinzi ukuntu nibaza n'ukuntu abaturage b'ibyo bihugu bambaye fime nimba bambaye bya bifime by'abasuderi urumva nimba bambaye ya mafime yo mu mazi mw'indani urumva cyarancanze ukuntu yewe njye navuze yuko iyo nje hano kuri ino mihanda njye maza nk'umuturage simaza nk'umunyapolitiki ariko njye ndaza kuvuga nk'umuturage umuturage rero twese abaturage turavuga nk'abanyapolitike turimo turi abaturage njye ndi kwivugira njye ndivugiye ubwo nawe uze kwivugira ibyawe njye rero iyo nje hano abaturage tuba turi abaturage ngabo ndi gushaka kuvugira abo bene wacu abo bagenzi banjye yaba abavuza b'i Burundi yaba abavuza abo mu Kongo abaturage tuba tumeze papiyo utunyugunyugu uratuzi bino utunyugunyugu rero umunyapolitiki uje hari utuntu aduha tw'uduhenda abana abanyarwanda ariko tutwita iyo uduhaye uduhenda abana rero rimwe na rimwe n'imitekerereze yacu kuko bino bihugu bidukikije tubyemere cyangwa tubyange haracyarimo injiji nyinshi rero iyo injiji uyihaye utuntu tw'uduhenda abana reka igihugu cyacu cy'u Rwanda aho bipfira dushaka kubijyana na bino bihugu bidukikije muri uyu gihugu cyacu hari ahantu cyavuye hari aho kimaze kugera hari n'aho gishaka kugera rero amakosa dukora twebwe nk'abanyarwanda dushaka kumva ko imyumvire abanyarwanda tumaze kugira yaba yenda kungana n'iya bino bihugu bidukikije ariko burya si byo ntabwo ari byo rwose sori kuvuga gutyo yaba ari abaturanyi bari kunyumva ntibanyumve nabi ariko twebwe abanyarwanda biragoye ko haza kuturindagiza mu tuntu tw'uduhenda abana rero bano banyapolitike niba bagifata abaturage babo nk'abantu bari aho ngaho baza kurindagiza abaturage babo rwose njye abaturage ndi kubumva abaturage wenda niba igihe kizagera nabo bagahumuka bakabona yuko umuntu uri kuza kubabwira ngo borore amasazi borore inkwavu borore iki atari umuntu ugomba kubayobora nyine nabo bazahumuka umuntu uzaza kubabwira akababwira ati bariya abantu ntabwo ari bene wanyu ni abanyarwanda ngo nibaza guhumuka nyine bazabona yuko uwo muntu ibintu ari kubabwira uri mu birometero Kinshasa Bukavu cyangwa Kinshasa Goma ni ibirometero birenga ibihumbi n'ibihumbi rero umuntu uri Kinshasa kuba azabwira abantu bari i Bukavu cyangwa i Goma bakamwumva ikibazo ntabwo rimwe na rimwe uzumva ari uriya muntu ikibazo n'abo baturage niba batarahumuka rero tujye twirinda guhuza ibibazo by'akarere n'abaturage b'u Rwanda rwose abaturage bwacu dufite aho twavuye dufite aho tugeze dufite n'aho dushaka kugera nicyo numva navuga kuri ibyo bintu wenda sorry kugucarengenga ariko nuko njye imyumvire n'imitekerereze yanjye nanjye mbyumva baho wenda reka wenda njye ngira icyo ndaza kumusubiza abanza ukivugeho nanjye ndaza uretse njyewe uburyo wenda nari ngiye kugisubizaho nk'uko wari uvuze kereka ushatse kuvuga ko wenda nka leta y'u Burundi wenda kamvuge abadedi wenda muri rusange leta y'abadedi kugira ngo abarundi abadede bazagira imyumvire imeze nk'uko abaturage b'u Rwanda bageze birasaba ko iriya leta ihinduka yose kuko iriya leta yose yo yaramunzwe abantu bayigize bose nta muzimu urimo niba nahari ntago tumuzi ariko abo tuzi hafi ya bose bokamwe n'ingengabitekerezo n'ibiki ibintu biri aho ngaho bidafite agaciro
ariko twagaruka no mu baturage bacu b'abanyarwanda, wibuke ko hari n'abandi banyarwanda bene wacu bagifite imyumvire ishaje ya kera, nabo bakeneye guhindurwa. Urabyumva baho Baderama se nka na Mukanyego. bari no munsi ya bari no hejuru ya badrama, barahari benshi. None se nk'abo banyarwanda, wenda kamvuge gutyo, katwe wenda tujye dukoresha imvugo nziza, izo nterahamwe ziri muri FDD, ziri mu gipolisi, ziri mu gisirikare, abo birirwa bahabwa imyitozo n'ibiki, bashaka kugaruka ngo gutera u Rwanda no gusemba abanyarwanda basigaye, gusa urumva batagifite imyumvire ikiri hasi iciriritse. Abo rero nabo bakeneye kwigishwa, udakeneye kwigishwa akareba aho ajyana. So niyo mpamvu rero tuba turi hano, ntago tuvuga kugira ngo wenda ngo hagire ikindi kintu, ni ukugira ngo turebe ko wenda harimo bagerageza guhinduka. Ariko iriya leta y'abadedeyo sinkubeshye, kugira ngo Burundi bugere kuri standard nk'iyo tugezeho, kereka leta ihindutse, hakaza leta nshyashya ifite n'imigambi mishyashya. Ngewe nuko mbyumva, ntago mvuze wenda ko ariko mwese mubyumva, ngewe mvuze nkanjye. reka wenda njyewe musubize bitewe n'uko ambwiye cyangwa igitekerezo cye. hari revo uvuga umuntu agezemo, ariko hari umuntu, kuko Imana yamuremye imutandukanya n'inyamaswa, sibyo? Umuntu ahantu atandukanira n'inyamaswa akoresha ubwonko, sibyo? Deja nonaha rero muri iki kinyejana turimo, urumva, igihe umuntu atarareba yuko cyangwa adafite kwiga ngo arebe ahandi cyangwa igisubizo yakora, akisenyeraho nk'ihene abibona, kuvuga ngo imyumvire ye iracyari hasi, kuki itahinduka se kandi abibona? Aho niho hari ikosa. Ntabwo ari ukuvuga ngo imyumvire, afite ikosa, usibye no kumva afite ikosa, yikoreye ikosa, yisenyeho nk'ihene, sibyo? Kuko imyumvire arayifite, si inyamaswa, ni umuntu, sibyo? Ariko se nimba adatandukanya ikibi n'icyiza, kandi abibona ko cya kibi kirimo kumuzanira ahantu, gutatahinduka ko aho ngaho ariho hari ikosa? Rero wibyita ngo Revo ahubwo afite ikosa, kandi iryo kosa rishobora kumugirira ingaruka. Hari igihe abantu bibaza ngo wabigenza ute? Mwabigenza mute? Nta kintu umuntu adafitiye igisubizo. Uko wabigenza se ni ikihe kintu kidafitiye igisubizo? Ushaka uko mubigenza mwikemurira ikibazo, kuko murebye gufana, gukunda kujya muri ibi byose, ariko aka kantu kuki batakitaho? Abandi barimo kujyanwa abana babo mu mashuri bakaza bazi tekinoloji, bamenye gukora indege na za telefone. Abandi bana barimo kwiga bakiga ibirenze byo, ku buryo hari ibintu barimo gukora nabo bakabimenya babishaka. Ku rundi rubyiruko barimo kuruha imihoro n'imbunda ngo mugende mukore biriya. Kuki se batavuga ati oya, iki kinyejana tugezemo isi yarahumutse, benshi bafite za telefone, ntago bikituma ko umuntu abinjije? Kuki waheza inguni ku kintu kidafite akamaro ku buryo wakigumaho ugihezaho inguni? Kubera iki? Waye hari ibyo ukwiye gukemura binini, ibindi rero byo ukazadiringa. Ariko icyo ubanje gukemura ni iki ngiki. Ahari imbunda havaneho imbunda, hari ibigo bya gisirikare cyangwa aho bibira abantu cyangwa aho bicira abantu, mubihavane, muhashira inganda, muhashira amashuri, murebe. Ibyo si byo bizana ubukire? Hari ikintu gikomera kuruta uko wajya gupfa se? Hari igisubizo kirenze kugira ngo umuntu agushore mu muriro uwureba? Si wakubwira abantu ngareba Goma byari byabaye neza, abasore bababwiye ati ntago turwana namwe, mwigemure, FDLR nayo igende, abari mu ntambara mwese muyivemo, kuko uyu mujyi ntimurwanamo, muraza kubabariramo, mujyane.
abandi babyumva mbere baragenda bafata za ntwaro bazijyana hehe kuri Monisco. Si ngaho siko twabibonye bigeze hagati bati hoya iki kintu nimugikore mugende mufata imbunda. Si bahaguye, si twabuze tubona babuze ahantu bake bamanura imodokari bakabona hariya byageze, bamanura imodokari bakabona aho ngaho byanze, babura ahantu bajya, abenshi bagwa muri izo ntambara. Umusore bari bamamagariyemo kuvuga ngo iyo shuwa ya mbere bari bafashe bakayanga, iyo bafashe bwa kabiri yabamariye iki? Sibizi, umuntu arakubwiye urabikoze ntacyo agutwara, nta kintu agutwaye, yewe muragiye muranazita